Mwuka wera w'Imana ndakuramya iki gitondo. Mwuka wera w'Imana we mufasha nahawe. Mwuka wera w'Imana wowe uri hano ku isi. Mwuka wera w'Imana wowe uba no mu nama zo mu ijuru, uba no mu ijuru. Niyo mpamvu iyo uri mu nama zo mu ijuru utuzanira ukatubwira iby'ikijuru ridutekerezaho, ukaza ukaduhishurira ukadusobanurira. Mwuka wera w'Imana wowe ugera n'ikuzimu, aho hose ugerayo ukaza ukatuburira, ukatubwira imigambi yose n'iby'inama zabo, kugira ngo tumenye uko dusenga, ukatugira inama n'uko turi bwifate. Mwuka wera w'Imana ubana natwe hano ku isi, wowe twaragusigiwe nk'umufasha. Mwuka wera w'Imana iki gitondo, mwuka wera w'Imana turi hano, ubuntu bw'umunsi niwe tubukesha. Mwuka wera w'Imana niwe udusubizamo umwuka, ukavuga ngo nitwongere tuwe, ukadukangura ukatubyutsa. Kuko iyo umuntu asinziriye aba ameze nk'uwapfuye, ariko urongera ukadukangura tukongera tukabaho, tugasubirwamo umwuka tukabaho. Ni ubuntu. Mwuka wera w'Imana twaguhaye nk'umufasha, kandi warabyemeye, waratwemeye. Turi kumwe nawe we mufasha, niwe udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu masengesho yacu, amina, mu mikorere yacu. Ni wowe mwuka wera w'Imana, ni wowe dusigiwe, niwe twasigiwe, kubera ko Imana Data iri mu ijuru, Yesu nawe yasubiye mu ijuru. Ni wowe turi kumwe nawe hano ku isi, ni wowe ugendana natwe, ni wowe ukorana natwe. Ni wowe iyo tukubwiye ngo ngwino uraza, iyo tukubwiye ngo dukorane urabyemera tugakorana. Wowe ukunda demokarasi, iyo tukubwiye ngo dufashe uradufasha, iyo tubwiye ngo duhishurire uraduhishurira. Haleluya. Iyo tugusobanurira uradusobanurira, cyangwa se ibituyobeye ukatuzanira ubusobanuro n'ibisubizo. Mwuka wera ni wowe ubikora, ni wowe udusubizamo intege igihe ducitse intege, ni wowe wongera kutwuzuza. Ni wowe. Muri iki cyumweru cyo gusengesha umwuka wera w'umuriro, ndagira ngo wongere wiyerekane muri forume y'umuriro mu buzima bwanjye, mu buzima bwacu. Iki gitondo wongere ugaragare mu bubasha bwawe bw'umuriro, mu mbaraga nyinshi z'umuriro. Haleluya. 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 Mwuka wera w'umuriro, mwuka wera w'umuriro, wongere wake, wongere usubizemo imbaraga, wongere uzanzamure, wongere uzure uyu munsi gusenga kwacu kuzamuke, kandi ufatanye natwe gusenga k'uyu munsi. Muri uyu munsi tuzana imiryango, tuzana ibyacu. Kuri uyu munsi duhagurukanye imiryango, turifuza ko umuriro wawe wakongera ukaka mu miryango. Kuri uyu munsi Mwami, uyu munsi waduhaye, tugushima kubw'imiryango, kandi twatura ko uyu munsi imiryango yacu isukira mu mwuka wawe ugakoreramo. Haleluya. 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 Ibyakozwe n'intumwa 7:30 kugera kuri 34. Ibyakozwe n'intumwa 7:30 kugera kuri 34. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nta kindi turi kwishingikirizaho dusengera umunsi wacu n'imiryango uyu munsi uretse umwuka wera w'umuriro muri iki cyumweru.
kansome. Imyaka 40 ishize marayika amubonekera mu birimi by'umuriro waka mu gihuru mu butayu bwo ku musozi wa Sinayi. Mose abibonye biramutangaza, akibyegera ngo abyitegereze yumva ijwi ry'Umwami Imana riti, ni njye Mana ya ba sogokuruza bawe, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose ahinda umushyitsi, ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho ugeze aho ari ahera. Ni ukuri mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, kandi numvise baniha, manuwe no kubakiza. None ngwino ngutume muri Egiputa. Amen. Uyu ni Uwiteka. Imyaka 40 ishize marayika aramubonekera mu birimi by'umuriro. Haleluya. Uyu munsi turasenze ngo uyu munsi ibirimi by'umuriro w'Imana marayika tubonekere mu birimi by'umuriro. Iyo marayika w'Imana yaje mu birimi by'umuriro haba hari ibyo aje gukuraho, haba hari ubutabazi. Yaramanutse gutabara ubwoko bw'Abisiraheli. Haleluya. Abonekera Mose mu birimi by'umuriro. Ndasenze kugira ngo marayika ukoresha umuriro amanuke mu buzima bwacu uyu munsi. Uyu munsi twatuyeho ko umuriro w'Imana ukora kuri buri saha, kuri buri segonda, kuri buri gice kigize umunsi. Mu izina rya Yesu umuriro w'Imana ukureho byo Satani yari yasizemo, ahubwo icy'Imana n'ubuntu bw'umunsi byazanye aba aricyo gisohozwa gusa ku munsi wacu. Mu izina rya Yesu ngamubonekera mu birimi by'umuriro waka mu gihuru mu butayu. Icyamba natwe amaso yacu akabona ibyo Data ashaka ko tureba. Icyamba natwe tukabona ingabo zirwanisha umuriro zitugose. Icyamba natwe tugahumuka tukamenya ko Uwiteka yamanuye umuriro w'Imana kugira ngo aturwanirire, kugira ngo adutsindishirize, kugira ngo adukize, kugira ngo atubohore, kugira ngo atugeze aho ashaka ko tugera. Mose abibonye biramutangaza. Haleluya. Uwiteka gutangaza uyu munsi. Uwiteka akora ikintu kigutangaza mu buryo bwiza. Imana ishimwe ngo biramutangaza, kibyegera ngo abyitegereze yumva ijwi ry'Umwami Imana. Icyambo uyu munsi tukumva ijwi ry'Umwami Imana, twongere twumva ijwi. Umuriro w'Umwuka w'Imana wongere wake muri twe, twumva ijwi ry'Imana. Twumva ijwi ry'Imana. Cya gihe warotaga wongere wumva ijwi ry'Imana. Cya gihe werekwaga wongere wumva ijwi ry'Imana. Cya gihe wumvaga ibyo abandi batumva mu mwuka wongere ubyumve, ko tugeze mu gihe cyo kugendana umuriro muri twe. Uyu munsi aho uri bunyure hose ugendana umuriro marayika w'Imana yazanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo ni njye Mana ya ba sogokuruza bawe, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ngo Mose ahinda umushyitsi, ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ngo kwetura inkweto birenge byawe kuko ugeze arahera. Icyama tukemera kwihana. Uyu munsi ikintu cyagutandukanya n'Imana kigatuma itagusukira umuriro kiveho, tukihane. Uyu munsi twatuye ubuntu, imbabazi z'Imana zomatane n'uyu munsi no kubabarirwa mu izina rya Yesu Kristo. 34 baravuga ngo nukuri mbonye Imana yirahiriye ngo mbonye umubabaro w'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, kandi numvishe kuniha, bamanuwe no kubakiza. Umuriro ukiza, umuriro ukiza, umuriro ukiza, umuriro w'Imana ukiza. Uyu muriro womatane n'umunsi wacu dukire. Uyu muriro womatane n'imibiri yacu dukire. Uyu muriro womatane n'umwuka wacu dukire. Iminiho ibyo twabwiye Imana, ibyo aho twasenze Uwiteka yumvishije. Umuriro w'Imana umanuka wo kubohora,
uyu munsi umuriro w'Imana umanuka wo gukiza imiryango, wo gukiza abana, wo gukiza abagore n'abagabo, wo gukiza abana n'abagabo, abana n'abagore, mu izina rya Yesu. uyu munsi ubuzima bwacu, imibereho yacu muri Kristo Yesu, ubuzima bwacu mu buryo busanzwe mu isi bifatika, dukeneye umuriro w'Imana. Imana yahagurukije Mose, Imana ihagurutse ubutabazi, ihagurutse wo kudufasha, ihagurutse umuriro kugira ngo dutabarwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, ni ubuntu bukomeye Mana, tugushimiye iyi neza, tugushimiye izi mbabazi watugiriye. Hari marayika wawe ugendana umuriro wamanuye, akore asohoze icyo wamutumye ku buzima bwacu uyu munsi. Umuriro ufatane n'uyu munsi mu birenge byacu aho turi bukandagire, ku maboko yacu mu byo turi bukore, ku minwa yacu mu byo turi buvuge, mu masengesho yacu amasengesho y'umuriro. Mu izina rya Yesu twisuzume turebe ibyari bikituboshye kugira ngo tumenye aho tubwira marayika hari bukore mu izina rya Yesu. Ko wivuza Imana yariyo, ya Mana yaduhaye Yesu, ya Mana, haleluya, iyo niyo yahagurukije umuriro. Iyo Mana twizeye, ni wowe Mana yacu, ni wowe wabonye umubabaro wacu Mwami, wabonye kunanizwa, imiryango inanijwe, wabonye imitima yacu ahinaniriwe. Uyu munsi Mwami, umuriro wawe ukongora ibyari bitunanije, ukongora ibyari bituruhije, ibyo twari dufitemo konfiziyo. Umuriro wawe ubicayure, uyungurure ibyo kuyungurura, utwike ibyo gutwika, uvane musigazemo ibizima gusa, ushyireho inzira hatari inzira, ushyireho uburyo hatari uburyo, ushyireho ububasha hatari ububasha, ushyireho ubushobozi hatari ubushobozi, utubashishe. Umuriro wawe utubohore, duhore muri za karande z'imiryango kugeza mu gisekuru cya 9, utubohore iby'abagome bakoze, utubohore iby'amasengesho mabi, utubohore iby'uburyo bubi bwose mu mwuka wacu no mu mubiri wacu no mu buzima bwacu. Tubeho mu mudendezo wawe, twakire gutabarwa n'umuriro w'Imana, twakire abamarayika bakoresha umuriro uyu munsi, tugendere muri ubwo buntu. Ingabo wahagurukije zo gutabara nk'uko wahagurukije Mose ngo ajye gutabara ubwoko bw'Abisiraheli, natwe Mwami marayika wahagurukije ku buzima bwacu, akora asohoza icyo wamutumye. Urakoze Yesu, ushimwa. Haleluya, haleluya. Ugize neza Mana kutwibuka, ugize neza kumva umubabaro wacu n'umuniho wacu none n'ibihe bidashira. Urakoze Mwami, amen. Murakoze. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Yesu ahabwe icyubahiro. Umunsi mwiza, tubohorwa n'umuriro w'Imana. Mwibuke gukora subscribe. Shalom.